Impamo 250 turi ku munsi wa Saint Valentin tugaha ikaze wahisemo gukurikira Family Blend uyu munsi ndi kumwe na Mama Besi nk'umutumirwa ndi kumwe na Denise Ikolema TV. Neza yite? Sawa. Musa neza. Sande. Sande. Mufite n'amafaranga ariko? Cyane. Ko nta muntu wagera kuri Saint Valentin ari gutyo. Tuvuye kuyagura impano ntibabibonye. Denise yanze kwambara imikara ngo warambara umutuku ngo none atawanduza akiri hano. Ariko imisatsi ni umukara. Yego. Nako ka sharpe ni umukara. Ariko ngo n'umweru hari ukuntu ujya muri Saint Valentin. Uyu mwaka sheri ujye ukurikira amakuru. Uyu mwaka ni umukara complete uri furu nkuko kwanjye. Uri serious? Cyangwa se umutuku uri complete. Bigira ama version. Ngaho dusobanure iyo umwaka ushize ari meze. Iyo umwaka ushize ntabwo nayizihije. Zarazagenze ute? Barayagaritse twari muri Covid se nibura. Yarabaye ariko sinayizihije. Kubera gusa dress code niba nibuka neza yari umukara gusa. Bahuriye he? Uyu munsi bwo bazahurira kandi eshatu dress code umukara n'umutuku. Oya. Ushize byari umukara gusa. Impamvu nuko njyaraho nagiye umwaka ushize. Sanga decoration yaho muri hotel bahita gutiri uzamukujye Nyanza kuri gare. Yihe Nobreza. So nabo bari badekoye nyine umunsi wa Saint Valentin hari kuza abantu bari badekoye rero umutuku intebe zabo zose zari zambaye bitambara umutuku n'umukara. Ariko imyenda bari bambaye yari umukara. Wibuke neza. Ariko se oya ahubwo Saint Valentin tarimo umutuku reba noneho nanjye ndabyegereje umutima. Umukara n'umweru imbere hano hepfo hagira ubivuga mu mene. Turameneka se twe wasanga ari kimono kire. Saint Valentin mezitese. Muri mu rukundo ese Saint Valentin urukundo kuri Saint Valentin urukundo ruriyongera nibwo mu rugaragaza kurushaho biyo bimeze bite kubera ko ngewe ntabwo ko tujyaye mu kiganiro tutariyegereza abadukurikira amaze kubakira twese ko tutabasuhuje akangama basuhuza Melas suza ma none kurumva nta bantu ufite gusuza abantu bo kuri Kolema bahaye bakurebera no kurumva barabizi ko mpora mbasuza ngasubanza cyangwa ngo that's a life oya suza man guys mumeze mute twizere ko mumeze neza natwe nkuko mubibona tumeze neza twambariye Saint Valentin uyu ni umunsi wo kwizihiza umunsi w'abakundana cyangwa bakundanye uko mubireba rero njye na Papa Besi twakubisemo imikara natama gift nanjye ntayo mu njye ni umunsi nk'indi isanzwe kwambara nini isanzwe amwumvise ibintu byose bwa mbere nkubonye wambaye umukara n'umutuku. Oya ntago ari ubwa mbere. Oya nibwo bwa mbere. Mbega amafoto yatwereke ni coincidence yabaye. Uzamura ifoto za Valentin. Oya ahubwo umwaka mperuka kwambaramo ibintu bigiye gusa na Saint Valentin ni 2016. Hari habaye iki? Hari ubukwe nanagiyemo buhurirana n'umunsi wa Saint Valentin ari ku cyumweru. Ukumva Saint Valentin 2016 yari ku cyumweru. So abantu rero couple yahisemo ko nari nabambariye. So bahisemo rero ko twambara muri ubwo buryo. Mfite n'agafoto twifotoza. Atanze amakuru atari nayo. No musi nawe wabutashye. Narabutashye. Bari bagutumiye cyangwa nicyo gihe ngiye mperuka kwambara ibintu bya Saint Valentin. Nari ntumiwe. Okay murakoze. Ariko ikibazo nabaje ntabwo mwakinsubije. Ikihe? Umunsi wa Saint Valentin niwo mugaragarizaho urukundo cyane, niwo urukundo rwiyongereramo ni iki? Ni ukwizihiza just kwizihiza cyane. Ni ukuvuga ngo uyu munsi turizihiza. Sibyo? Mwizihiza iki? Urukundo nyine rwacu. Rwahereye. Okay, rwahereye umunsi dukundana. Okay, wewe wakundanye twakundanye ngari ku rugero ngiye nawe. 2015. Hari ku Saint Valentin. Hari October. Okay, uyu munsi turi February. Yeah. Denis, umuntu mwakundanye. Melas. Cyangwa mukundana niba hari. Ntabwo dushaka kumenya uwo ari we. Niba hari, niba mwaranakundanye. Mwakundanye ari Feb. Hari ryari?
ntabwo twamumenye nta nubwo dushaka kumumenya hari ryari ukwezi just ukwezi January hari Jan yes noneho urumva ngo ufate ibintu bya January ugahita ubyimurira kuri 14 z'ukwa kabiri itonde ntabwo yavuze muri we musi mwakundanye umunsi ari uwanjye nawe gusa n'uw'abantu bose bafite abakunzi uyu munsi niwo munsi duhuriyeho twese twizihiza uyu munsi turahana impano cyane cyane indabo cyane ko utazikunda niyo mpamvu ntayiguhaye ariko nyine nenge kubivuga none se okay ni iki special kiba kigamijwe cyane kuri Saint Valentin ni ukwishima kugaragaza nyine amarangamutima ya mugasohoka noneho mugasohokana twasohokaga twambaye uko twishakiye uyu mukanya tuva hano mu kiganiro tugenda mu mituku n'imikara iyi shati senda ronye isohokane nuko naje kuri kamera ndamasohoka nambaye ya yindi nanjye icitse ukuboko urambara kwako kumwe uyu musika Dani ni iki special ubu utekereza kuri Saint Valentin honest rero ari imbutanyuzwe n'ibyo ari nagusubije ngende inyuma ari kubera yuko me I don't have experience ariko ntekereza ko nkuko yabivuze uyu munsi ari umunsi w'abakundanye ntago bivuze ko ari umunsi bakundaniye ahubwo ni umunsi wo kwishimira gucelebrating urukundo rwabo niko bitekereza ni nka Noheli Okay, Noheli ntabwo ari umunsi Yesu yaba yavutse ariko kubera ko nyine ari we munsi bashizeho cyane rwose Noheli uzareba ni ukuvuga ngo uyu munsi nawe ni Noheli y'abakundanye even we are not sure ko uyu munsi ari umunsi w'abakundanye kuko ayo mateka kera ntayo tuzi ariko dushingiye yuko mutagatifu Saint Valentin ahubwo se uwo Valentin yari uwahe ariko dushingiye yuko nyine ariko twareka mvuge gutya ariko twabisanze uyu ni umunsi w'abakundanye we have to celebrate tukambara dress code tukajya out twasize mugasiga abana ba besi mu rugo mukagenda mwenyine gusa muri babiri nta by'umuryango ukamuha gift nubwo ubusanga uzimuha ariko uyu munsi bari akarusho and I know you are not romantic baba so you have to buy a flower I know you today you have to buy a flower romantic ubundi mu romantic bigaragarira papa besa I know you ibimenyetso that's why today you have to buy a flower ukagura gift n'izindi ni ukuvuga ngo uyu munsi turi bumenye umukunzi wa Denise uri buza n'uyu munsi ururabo ntirubuze kuko buretse kukwereka wewe muvuga ndasomere uyu munsi turi bumenye umukunzi wawe ubwo ntitamubona ahubwo mbonye plot uyu munsi kuguhiga kiuno mpamagura ahantu we werekeza hose mu gipangu yambwiye ngo uyu munsi ndagukurikira ni ukugukurikira urumva byaba ngombwa nkakoresha uburyo nkoresha bwose bwo gutracking menye ngo Denise arahana oya uzise none se sara abantu bagira abakunzi batabana kuburyo batashobora kuba batari hano hafi ariko ntago bimubuza ko yogurira umuntu gift cyangwa yo kwitaho rero nanjye shobora kuba ndi muri abo ngabo wenda babafite batari hano hafi tutabona uburyo dusohokana ariko umukunzi wawe ntago ari hafi urenka yandema ngo ufite umukunzi utuye inyuma y'ibicu ntabwo ari ahangaha kubera ko ataravuka ntabwo ari aha mama besi ni ibiki none agiye kugira agiye gutanga inyigisho ubundi ni family brand ubusanzwe Saint Valentin yizizwa tariki 14 Gashyantare ku isi hose sibyo icyo ni icyambere ukimenya ufatwa nk'umunsi w'abakundana uwo munsi ukaba uhurirana n'umunsi Kiliziya Gatolika izirikana ku buzima bwa mutagatifu Valentine. Okay, mutagatifu Valentine ni yari umugore cyangwa umugabo Valentine ni umugore oya ni Valentine njye nzi ko ari Valentine aho Valentine nanjye abatagatifu b'abagore babaho se njye nzi ko mutagatifu ari Valentine uyu ni Valentine ariko abatagatifu b'abagore babaho ba Saint Therese ba mutagatifu Therese babaho ubwo ni umukobwa yari umukobwa yakoze iki ako kanigeze no kugapostinga kuri Saint Valentin ya 2021 yego tuvuye muri covid ngira ngo gutya ndabaza nese undi uwo Valentine yari gatiki utuma abantu bose bamwizihiza uyu munsi no kuvuga ngo uyu mu Valentine yapfuye le 14 z'ukwa kabiri ibyo ari byo byose no duha amakuru afatika you guess
duha amakuru afatika kuko uyu munsi kiliziya gatulika izirikana ubuzima bwa mutagatifu Valentine. bivuga ngo yapfuye uyu munsi nyine. Yego. ashobora kuba ataranapfuye uyu munsi. kimwe nuko yaba atarapfuye uyu munsi ariko bari bamwitiriye wenda bari bamuhariye. Sibyo? Noneho rero niyo mpamvu uyu munsi bahise banawita Saint Valentin. None se bihuriye. Kuki uwo mutagatifu uyu munsi n'umunsi w'urukundo bihuriye. Bihura. Ahubwo twabanza kumenya uyu mutagatifu yishwe n'urukundo. Ahubwo tubwire yishwe n'urukundo nibura ngo tuvuge ngo umutagatifu n'umunsi w'abakundanye ni ibintu biri totally different. Noneho uyu munsi nk'uko namwe muri kubivugaho n'ahangana niko bivuga ngo abantu bakunda kubuvugaho ibintu byinshi batabyemeza. Bamwe ntibabyumva kimwe. Urumva ngo gusa nyine nanone uyu munsi couple z'abakundana sibyo bahana indabo impano zitandukanye ziganjemo impapuro zanditseho imitoma mbese nyine za carte postale n'indabo z'amaroza atukura ubusanzwe avuga urukundo rugurumana. Hello. Urukundo rugumane nk'uwo muriro uri inyuma yawe. Okay, noneho munsubiza rero tugendeye ku cya kibazo. Uvuzemo ako kantu k'urukundo rugurumana. Uyu munsi noneho rurimo cyane rwababiranye neza neza. Turavuga gutya. Ari abagabo cyangwa se ari igitsina gabo n'igitsina gore. Ni bande uyu munsi babona baba bawushyuhiye cyane. N'abagore. N'abagabo cyane n'abagore uzi gutegura umugabo uzi gutegura abategura umugore ariko uyu munsi njyewe mvuze wenda generation abagore nitwe tuba twawushyuhiye cyane. Twebwe kuwushyuhira ahubwo avuga ngo twebwe impamvu tuwushyuhira tuba twiteguye ko turi bwakire gift nyinshi. Urumva kurenza mwebwe abagabo kubera urumva njyewe mugore abagore ubundi mu busanzwe dukunda indabo sibyo mukunda impano impano ntawuyanga sibyo noneho ni gake uzasanga umugabo ukunda ururabo ni gake pe ni gake uzasanga ngo usange mu rugo yashyashyanye uturabo two ku meza muri jaride nta mugabo ujya upfa kubyitaho ariko twebwe abagore ni utuntu nyine tuba mu maraso yacu. Urumva niyo mpamvu rero no mu mpano muba mugomba gutanga uyu munsi hagomba kuza mu ururabo ntirubure kandi ntabwo ndabona mubaze mwumve ubutumwa bwa ikolema babyumve neza bumve ko bagomba kuza gutegura iki indabo muri gift zose. njyewe no mu buzima usanga ndazikunda pe ndazikunda rwose indabo cyane ku buryo rwose njyewe cyakoza reka noneho nshaka kumenya izo feelings zanyu sibyo urabona ni bya ndabo bavuga ngo utabusya abwita ubumera sibyo kuba wampa indabo ntibyira icyo bintacingaho sibyo nta feeling n'imwe nabifata nk'ibintu biri aho ngaho nyine wowe mugabo biri bwume mu kanya ese iyo babiguhaye iyo baguhaye izo ndabo how do you feel? Snapchat uretse na Snapchat honest wumva nyine uri si umubwire gute wumva nyine si uba wishimye handi uba wumva n'umuntu arukozeho. njye remember last time kuri anniversary yanjye Emede wase mugenda muramukore subscribe yari yaje muri anniversary yanjye none bampururabo yari marashaka no kurukora ngo arwifotorezeho yego mana yanjye bikaba ibindi bintu harya buriya umva wabikujya naragenda rubika ndutereka muri saro mu ntebe nduye intebe yarwo rwamaze nk'iminsi nk'itatu rwa mu ntebe ariko nkumva nyine sinshaka nabwo kuruta n'umunsi wo kuruta numvaga nashaka kuruta nanasohoka nkareba muri trash ahantu ruri nkumva nyine nakongera nkarufata. So rero bari nkubwira gutese bari ibyishimo nkuko nawe kakanya boguha indi gift wenda tuvuge itari ururabo ukumva urishimye bitewe n'ukuntu ya gift iha agaciro niko natwe reba guhaye ururabo niba ari kandi agati kamwe arakuba gushaka agati kamwe just wumva gusa n'uburi artificial njya mbona bagenda bumva rero umutima wishimye yego cyane. Umukunzi wawe natagura ururabo urwigurire nanjye umwaka ushize nararwiguriye
simbahisha umukunzi wa byagenze bute umukunzi wawe yari yari aho yari yicaye agiye kubona abona nzanye ururabo narwiguriye halo wabase cyangwa rwiwe kwangeze ni ngenda rumugurira nkandi we yaruguriye arasetsa oya murasetsa nshaka kugira numve iyo connection ako papa besi kuki utaba romantique no amaromantic kuki utagurira mama besi ururabo narazimuguriye cyakoze Wow. honestly ibintu ngiye by'indabo ntabwo bijya bimbangukira kubyumva ese ko ni ikubita nayo mpamvu ubu nyine nshaka kugira ngo mubanze munyumvishe iyo bond iyo bond y'indabo iyo bond iyo connection iri hagati y'ururabo n'igitsina gore nyine nshaka kuyumva noneho nyandastandinge deepest okay Brett kugira ubyumve neza iyo umuntu aje kugutega kuri airport sibyo wari wabona ururabo oya wibuke nawe muntu wacu uvuga ati aho kujya muzana indabo muzaza n'ibirayi cyangwa brochette umuntu wese ni icyo akunze yes hari abagabo urumva ujya gutega kuri airport ni ukuri na rwa rurabo nyuma yo kwifotoza foto muri kwifotoza ntajya amenya aho ruciye ariko umugore uza urukurikirana mpaka no mwanya ngo ubaze urumanike hejuru y'akabati ujye ugumururebe nyuma y'iminsi ngahe ni rwumye bien ubone ko ruta ni ukuvuga ngo urukundo rwarwo rurarushize oya cyangwa urababara nuko ganyine rwarumye umuntu buri ubundi ubusobanuro bw'ururabo ni iki ni urukundo yego ya urukundo rero noneho hano ni n'amavu bakubwiye ngo urukundo rugira rugurumana noneho rukagurumana reba ukuntu dukundanye utararu ngo reba n'uruzana rurama rugurumana urukundo neza amashayi nka cagisirimba nibangahe mutubwire namwe ese koko indabo n'igitsina gore nicyo kintu gituma rwa rukundo rwongera niba nakwita nyine kwa kugurumana ibiyengera birushaho kongera kwiyongera ikindi kandi uzarebe no mu mafilime tujya tureba sibyo umugore n'umugabo iyo bakoshanye sibyo ururabo rusobanura ibintu byinshi uzkozane n'ururabo gusaba imbabazi akora ntabwo mwaba mwigana ibintu byaturutse ahandi ikintu ni uwaciganye uwagihimbye wa mbere iwe yari cimeza nawe afite ahandi yagishishuye nyine ariko ntasi ibyo ngibyo dusubira noneho traditionally mu mico yacu n'ujyaga muri ibyo ngibyo ibintu mu by'indabo mico yacu wowe kandi turi bwambara uwo mukara uramwambara nk'ikirepe kuko mu muco wacu ibyo bya sevante se bizwi hehe mu muco ariko kubera ko turi no mu mushasha urumva tugomba kugendana n'ibigeze uretse n'imishasha ibintu ko byari bimeze kera n'uyu munsi ko bimeze bigenda bihinduka sibyo uyu munsi ntabwo ari ukuvuga ngo ni twebwe twenyine twishe wenda twishe umuco wenda kuri twebwe turiza aho tuva kuko ukompaye n'abahangaha wenda tuvuge n'abanyarwanda nabo ibyo ntabyo bagiraga mbere uyu munsi birahari n'ibindi bihugu bitandukanye so rero ntabwo ari ukuvuga ngo ni ukubera umuco ahubwo aho abantu bagenda baba nuko isi igenda ihinduka hari ibintu byinshi bigenda biza bitari biri no kuba nuko turi kuri YouTube ibi ntabwo byahabaga kera ntabyo twari tuzi n'iterambere yes no kujijuka nibyo byo gushira umuriro ukicarana ari umuriro nta ari no kwibaza ngo umuriro gute ariko none ariko urabikora kandi uzi uburyo ubikora so bivuze ngo ni iterambere n'ukuntu abantu bagenda bajijuka bakanamenya ibintu birushije kuko banamenya ngo hari mutagatifu wapfuye umunsi witwa Valentine niwo twe tugomba kwizihiza bakabigira uburyo babihuza so nuko nyine kandi uyu munsi uri mu minsi ya kabiri ku isi yizihizwa iri imbere habanza noheri ku isi hose noheri ifashe umwanya wa mbere kwizihizwa hagakurikira Valentine niyo ya kabiri yizihizwa kurusha bonane cyane ariko ni nkaho wacukumbuye ni ukuri nutamura ururabo nanjye kwikora amagana nutamura ururabo ubwo nyine no kuvuga ngo rwa rukundo rwaza rwari kugurumana rwama rukonja rurazima burundu ruraba rumazwe n'ikizi rurabazwe nuko nta rurabo garwaje none se urwo rukundo rwaje uwo munsi ikindi kandi sheri ikindi gituma abagore twishima cyane iyo mwaduhaye mu mpano mukaduha ururabo sibyo urana mu mpano tumenyereye hari igihe ugenda ukazana agasakoshi agashenete agaki ugaha umugore wawe sibyo ariko noneho nk'iyo uzanye akarabo ururabo ahita abona nyine uziko nyine ari byo urukundo ruhita rugurumana nyine ibintu biba byahinduye isura
ibintu byahinduye isura byabaye bishyashya nahoraga mpabwa wenda kurugera agakweto agasakoshi uyu munsi banzanira ururabo uyu munsi noneho ururabo oh wow noneho indabo zirahenda kandi zishira vuba urumva niyo mpamvu rero mpita mvuga ati umuntu wikuye amafaranga 10,000 nakuzamura akangurira ururabo gute ntakwishimira ururabo yanguriye rumara iminsi ngahe tujye ku kindi kibazo tubona akenshi majority navuga ngo nka wenda ngenekereje 70% by'abantu ubona bahabwa impano kuri uyu munsi ni igitsina gore turabyemeranywa kubera iki turakunzwe mukunzwe n'abandi namwe nose mwe ntabwo mudukunze turabakunze kuki mutaduha impano ibyanyu birahenda Okay, njye ntekereza ko atari iyo mpamvu yo kuvuga ngo guhenda ahubwo njye mbona abagore nitwe turi emotion cyane muri emotion yes kurusha abagabo ku buryo tuvuga uyu munsi mbese ataguhaye ururabo honestly igihe bitagira nicyo bigutwara ukumva ari ibiri bisanzwe ariko ushobora kudama mbese ururabo mukirama mbese atavuze akarakara agateka nabi urumva wumvise kubera iki kuko abagore turi emotion dukunda gukundwa abagore bakunda gukundwa cyane ahubwo ntabwo mukunda gukundwa mukunda kugaragariza urwo rukundo nyine niko gukundwa nyine dukunda umuntu udukunda akanabitwereka mugabo wawe umugabo kuba gusuzi ko mbese ari umugore wawe ukabuzi ko mwabyaranye abana ukabuzi ko mufite mu nzu that's it yazana urwo rurabo yazana iki yaruzanye nyine wumva wishimye ko bati umugore wanjye bayantekereje ariko kandi ataruzanye ntiwamurakarira nta n'ikibazo wogira sonda ari umugabo uhabwa ururabo yes cyangwa baba amagift ushobora kumuha gift ukazana n'ururabo ibyo ni ibintu bisanzwe ukabona ko nawe abaye emotional kubera ko aho ugashaka kutaba emotion nk'abagore umutima yabo mwebwe amarangamutima nta nubwo mujye muyagaragaza kuyagaragaza wowe urishima wakoze ariko twebwe mwe murarira ari habaye kuguhitishamo kuvuga ngo nguhe ururabo noneho tugiye muri ubu buryo mu buryo noneho bw'ubushobozi tekinikali kuvuga ngo nguhe ururabo no kuvuga ngo ngusohokane wahitamo iki ururabo wahitamo iki uko kurabaza nyine subiza nabajije uyu munsi ibyo gusohoka biraza nyuma yo guhabwa impano kuki atari umunsi w'impano nta nubwo ari ukuvuga ngo umunsi w'ururabo uzawushake kuri kalendari yawe uwemeze ku isi yose niba kuyoboka bazawuhindura witoye umunsi w'ururabo uzi ushana nararebye nsanga puberi bazafotora amapuberi hafi ya yose nyine hano mu mujyi wa Kigali mana yanjye yari yuzuyemo nyine ku itariki 15 14 kuri 15 hari uzemo hafi amapuberi yose yari yuzuyemo indabo ariko nkubwiza ukuri ushobora kutamuha ururabo rugateza intambara kurusha uko wari umwihera gusa arurebe yishime ajugunye muri puberi ariko byibura yumva nyine umutima wishimye kandi baza ko uyu muntu mukunda ushaka ibyishimo bye sibyo mama waranira ko nyine mwishime rero kuba no kwishima kubera ko ngura ururabo rwa 15 why not aho kujya mujya kungura iyo fanta na baga n'ibiki ngonje ngura rwa rurabo ngene ndufumbate mu nzu ndurebe iki ni fotoze ngire gute ejo nzajugunye ubuzima bwendere cyane hello guys ukubita hariya twadufoto twanyu mujya mwikaraga muri ururabo ni Valentine wanjye warumpaye bana we umva natagira abakiriya hanyuma za ndabo zigahenda mpamvu ki zihenda kandi ari z'umunsi umwe nubwo mutari abacuruzi buriya ntabwo ikintu gihenda bitewe n'iminsi kizamara ikintu gihenda bitewe n'agaciro gifite papa ururabo rero nk'uyu munsi ugiye kurukoresha mu minsi isanzwe ubona urwa 5 urw'icumi urabona ari iyindi misango tuvuga wenda ushaka gusura nk'umuntu wabyaye iki ariko umunsi wa Valentine nyine impamvu usanga ruba ruhenze ntabwo ari ukubera ko ruri butakara umunsi umwe cyangwa se isaha imwe ari numara kwifata isaha imwe akarujugunya ahubwo agaciro karo ni umunsi warwo agaciro karwo ni urukundo uwo munsi rero urwo rukundo rugurumanye uwo munsi rwari rwaragiye ruba ruhari ariko rutuje papa bese nko kundi umuntu basanzwe agira nka wenda ajya arira sibyo ngira nk'amarangamutima yo kurira ariko wenda ndi umuntu witurira vuba nk'aka kanya nkaba nto ari nato mbwirikira ngo mitendira ariko urugeraga nazana nka gift
ukajya kubona ntimujye mumenya aho amarira aturutse mukabona ndarize so bivuze ngo ntabwo ari uko yamarira ntayagira ndayagira ariko ari ikintu cyiza kigasembura yamara bigatuma ndira n'urukundo nabwo ntabwo ari ukuvuga ngo niwo munsi uba umukunzi urukundo ruba ruhari ahubwo kubera uno munsi ari umunsi none wo gutuma rugurumana ewana rurabira ruza rubira melasi nizere ko wumvise cyane mu kanya uri wowe kumva umuntu nkanjye nka singo ngo ndagusobanurira uri umugabo utekereze ako papa besi ndanyurwa kandi yamara ururabo rimwe rwa sivire ni rwo wishuye kandi nabwo yanga kurunzanira si bo barose aruvanaho barukoreye bakira ari umuhungu yagiye muri sivire n'umukobwa aho kugira ngo aho umukobwa mu rurabo niyo biriwe rucigatiye yego yari yacanganyikiwe wowe zari byamucanga kuko urabaga rwa sivire ubwo zari byamucanze ni ukubera ko mwamushyize mu bintu bitari ibye maze kujya kumubwira ngo ibintu by'indabo wasanga ariwo n'umunsi yari abonye ibyo bihuru rwa mbere agomba kubyiga kuko yashatse yabigiyemo umukobwa akirukira agiye kwifotoza ukabona umuhungu yaragaze muri sitasiyo tumenyereye ibintu byanyu by'indabo nabyo turagusuje data wawe ariko nta kibazo buriya uriya rucigatiye umunsi w'umurenge ubu nyine noneho ukosanga we kera ubwo wasanga kera we yari mu nzu ari indabo wasanga afite n'umurima waza ase buriya wa mugani umuntu uriya ahinze nk'umurima si byo byaba byiza cyangwa wahita ufata yabona isoko uzi ukuntu indabo ziba zifite uhinze nkahita mpinga nk'umurima nkajya mvuga nti umunsi wa Valentine kajye gusoromaho tungahe yego mvuge nta nubwo kuri Valentine batanga indabo zose zibonetse ugomba kujya ahantu bakamenya uburyo wa mixing ukabwa ururabo n'urw'umugore wanjye barakubaza ni urwanda cyangwa ukababwira n'urw'umugore wanjye hari ururabo rw'umugore wawe rutandukanye n'ururabo rwa papa wawe rutandukanye n'ururabo rwa mama wawe rutandukanye n'ururabo rw'inshuti yawe ugiye gufata ku kibuga cy'indege that's why rero ntabwo niyo uhinga umurima ntaretse ugahinga umurima ukamenya n'uburyo nyine uzivanga melasi amabara amabara ya Valentine ayahe ni red ururabo rw'umukara rubaho oya rukundo babidekora bakamixingamo bafite utundi tuntu bagenda bashiramo so wowe uhinze waza weza gusuka mu ruzana uzana urw'umutuku umushiremo agashampanye ugenda ugure carte postale wandike ya indi nto wandika amagambo yashiremo ushiremo akantu nka chocolat ikintu nzuza n'umugore wa papa ujye ba romantique kandi wamwigishije anyumve se cyangwa amafaranga ujye dukoresha njyewe ndaruguha uri umugore wawe nituhaguruka hano mwamwandasinaga akabaga bikige babaye bate njyewe narakubwiye ntisheri iyi Valentine utampa gift ntayiguha utampa ururabo ntacyo mbaza ikibazo we ntacyo bitwaye kijyanye n'iki nta kibazo urukundo rama rukonje kugira ngo ruzokanguke iwaza gukoresha buke nka 30 arona abashije nijoro ahita ambwira ngo mbere ko ngo mbwire urumva nyine ngo mbere ko nakugura urabo cyane nagira gute banza umbwire mutagatifu Valentine yakoze icyo kibazo ntago mwakisubirana na kibajije uwo muntu wa Valentine yari gatiki mpaka kugira ngo hari ikibiri usobanure ndayo ngati rero nuko nyine gumana boro zawe hari ikibiriti yakoze oya atarungurira nje kurwigurira aho bazicuruza harahari cyane utarungurira ngwigurira ahubwo tunabigisha amayeri yemwe bantu mutamu mufite ubushobozi buhoraho muzashaka urwa artificial mujye murukoresha uwo munsi nimwangiza mugende mu rutsimba ahantu kwindi Valentine muzongere ari nayo ibashuka byibura karabo kakiri gashasha ukabona oya artificiel gatiza isa yo yigura shari yo yigura nza akajya gura vase nyamara nditugura nk'akantu k'akavaze ukagenda ukazishiramo ziguma ari nzima none next year ukageza ukura byibura muri ya vase ukagenda akazigufungira ukuntu ukongera ukazimo papa basi twigishije oya taga ari papa yibeshe wirinde nibaga dufite oya papa besi kumubwira ni nko kubwira Ben pasteur wa chance tuzuba chance ni wenyine tumeze kimwe
azamavuga nkama numva karavuga papa besi neza neza. Ugiye gukora iyo sondage ushobora gusanga ari 80% y'abagabo ariko mu kucuruza. Ingo nukuri abagabo benshi nuko bameze. Imbese no ikibazo ntabwo ari kubanga gutanga gift. Ari gift sangwa yayigo ariko ikintu cyitwa ururabo. What? Ururabo ururabo. Ururabo. Niki gishobora kumwara amafaranga kiri mu bihuru. None ni ku rugero fasha ibihumbi 15. Sibirimo ikanzu iciriritse. Sibyo? Sibirimo agakweto nishaka dufate 20. Ushaka kubonamo agakweto wenda katari kabi. Sibyo? Fate akantu bari kwambara ku rugero amezi cyangwa umwaka ngasimbuze n'ibihuru biri bwume nyuma y'amasa 20. Iwe wasanga uraba rwo rumushisha kushaka iyo nkweto yego cyangwa iyo kanzu. Arimo no kwangiza bro. Baba bese nakubwiye ngo ntago umuntu akora ikintu bitewe n'imyaka kizamara cyangwa ikora ikintu kubera ko bitewe n'agaciro cyangwa se bitewe n'uburyo. Rero iyo rurabo uburyo habyakira. Ushobora kumuzanira iyo kanzu ntimushimishe. Ushobora kumuzanira kanzu ntimushimishe. Ariko wamuzanira ururabo rwa 5. Ni impano kuki ugomba kumuha. Yego ntawe yafashe ku rugero nkagukubita aga surprise. Ukumva akujyana nk'ahantu ukisanga ahantu bwa mbere. Ibiruta y'irwaro ntasanga ururabo. Ujane ntureba ahantu watekereje. Gendo watekereza bashaka kwasanga ururabo. Nukuvuga ngo hari ibintu bundi bitaza bibura. Niyo utasohokana umuntu muri hoteli ya mbere ihenze ku isi. Kurumva? Sinagore muzatumara champagne hafi aho. Ururabo hafi aho. Carte postale urumva hafi aho. N'agashokora. Asa amakarite postale aracyabaho kweri. Biki? Uruganda rwazikoraga se rwigeze rukubwira ko rwaho. Aragenda acika. Oya. Ahubwo avuga ngo ntitukizitanga cyane. Kubera ubu ya magambo twabandikiraga muri telefone. Ubu dusigaye tuyashyira status. Karite postale zimwe zagenda zishira. Oya ziracahaje. Ahubwo udutumeje na Denise tuzaho. Ndahari pe. Yego. Cyane. Weme kuba umwunzi w'urugo. Ntabwo wivuga ibyo. Icyo njyewe kubera yuko no gufasha nk'umuntu wenda utari romantike cyane kuko ko nshaka ko uha umuvandimwe ikintu ciza gisa neza. Tukajyana nkaguhitiramo urabo rwiza tukarudekora uko dushaka bakandikamo amagambo muri carte postale wivugiye nkakubwira ibintu washiramo bigatuma rusa neza hasiga kurira akamoto karuzanira sheri. Ukareba ukuntu uri no joro urara mu bicu. Tukugarukeho. Inde? Wowe. Ali. Melas. Ko uyu ni umunsi w'abakundana. Okay papa. Baba barubakanye cyangwa batarubakana. As long as bakundana. Yego. Kandi ibyo byose wenda duspose kuko ntago tuzaho kanakari. Shobora ko ari bwota amasimba, shobora ko ari hano ntago tubizi, tuzabimenyesha. Abaye atari hano. Wakumva ko wa munsi wagenze neza cyane mubaye mutari kumwe cyane kubera yuko ibyo wokorera umugore wa muri kumwe nawe agerageza kubikora nubwo tutari kumwe. Urugero like nkuko twakomeje kubivuga flower sibyo ururabo nibwo cyane twadushaka nibyo twavuze. Ese bamushaka ururabo gusa ku munsi. Okay nkubwiye ko ari byo cyane sibyo. Muri gift zitangwa ururabo ntiruza rubura. Gift yikuzanira no mu gitanda ndagira ngo. Niyo mpamvu mubwira ngo rero no guhavinga fan. Okay nakubwiye ngo ibyinshi wenda ntitwavuga ngo byose icyo tuba dutandikaniye wenda nuko muhiyo kadakaguhobera wenda urumva kuko utamubona hafi nyine ngo ariko ubundi ibindi byinshi nawe nimba ari ugusohoka ubu ngubu ibintu byarusha online aragura ururabo online akabaha namba zawe bakarukuzanira even the gift bakabizana ahantu uri ukabibona ndibaza ko ibyo byagushimisha. Nimba ari ugusohoka abazi wenda inshuti zawe cyangwa se z'ahantu bakaguhamagara ati dufite ubutumwa bwawe ngwino hano wahagera ugasanga baguteguriye ahantu heza nuko baza bagakomanga iwawe cyangwa komanga iwawe ukagenda ugasanga yakoresheje ahantu heza bateguye ibintu byose bashizeho ururabo bakakwakira neza nyene. So mu by'ukuri wenda ntago bavuga ngo ni 100% nkuko muri kumwe ariko kandi it's like 90%. Navuga ngo icubura gusa nuko iyo umuntu amaze kuguha gift ushobora kumuhobera ukamushimira wangu utambana ngo umuhobere. Tugaruke ako kantu nigeze kukumva na Baline apendeki iwe n'umugabo we ntibari mu gihugu kimwe bagifiansana barasohokanaga online umugabo agasohoka hariya muri restaurant n'umugore hano akajyayo sibyo bagamagara na video call bakarya
bakaganira bagataha Umugore wawe ikindi ntabwo kandi ntabyumva. biri hafi oya Danica arabyumva nawe yigeze kunkoreshereza surprise ya anniversaire wari muri Kenya sheke cyangwa uri Bugande ndi hano i Kigali abashuti banjye aba amafaranga bakoresha keke n'ibiki nyine bankorera anniversaire kandi ntiyarahari none uko kandi warishimye cyane rwose urishima ariko wamwuzura w'ibyishimo ntago oya urishima urishima sinaguhamagaye ukavuga ngo urishimye ko nishimye oya urishima pe urishima cyane yuzuye cyane kwa kuntu kurugwira no kuba wa ega biriya ibyo wibitekereza nakubwiye ngo hanyuma urishima hanyuma tugatangira kubara iminsi n'amezi abo ni ababa babikabije bakabifata utabikora yagiye kuvuga babandi le 15 le 14 février uyu munsi wa muharurabo iyindi le 14 février y'undi mwaka ateruye umwana nicyo ashatse kuvuga nta kibazo abantu babyemerewe rwose nta kibazo Imana ibaho uwo mugisha ariko namwe mutarabyemererwa mwirinde izo gift zibashore mva ko bitabaho n'ukuri ntago okay simbize kurana bumva ibintu honest ntago nyine mbyumva ariko njye nemera neza ko nakora ikintu n'umundi numva umutima wanjye wagakwiye gukora ntago njye umuntu yankoresha ikintu ngo kubera ururabo oya ntago ari ukigukoresha ba bantu ba celebratinze wa munsi sibyo mushobora kuva mwasohokera kugira ngo umwe atahe iwabo undi atahe iwabo ugasanga mutashaka uzaba abantu impamvu papa bese niba abantu wenda okay niko mbitekereza niba abantu baba bahujwe n'uwo munsi wenda gusa uwo munsi aribwo bonyine wenda tuvuga urukundo rwabo rugurumanye batari basanga barufite ariko ku muntu musanga mukundana ari iyo yose wenda siyo gift ya mbere ampaye that's one icya kabiri wenda sibwo bwa mbere dusohotse tugataha tukaba twotana cyangwa tugatandukana kuko umuntu mukundana muhora wenda murasohoka kenshi muri kumwe n'urwo ruraba raruguha kenshi akaguha n'ibirenze rwa rurama so ibyo ntekereza rero ngiye ku muntu wenda wa munsi wa Severand ushobora gutuma ava mu wenda bitanga umwana one nuko wenda ari wabishatse nyine yumva ko wenda undi Severand igomba kuzagera bafite umwana icya kabiri niba abantu like babikabya reka mvuge gutyo bazumva ukundi kuntu bakabishira mu yindi level ibintu bitarimo sibyo hari uburyo ikintu kiba kimeze ariko wowe ugashaka kukirengesha ngo ugikore ukundi kubera gusabana kuri social media mu munsi w'abakundanye ukumva ko kubera ko umunsi w'abakundanye ugomba gukora n'ibyo utari usanzwe gukora cyangwa ugakora ibidakorwa kugira ngo ari umunsi w'abakundanye no ariko kubera yuko umuntu ujya guhura urabo ni umuntu usanzwe ukunda njye niko mzumva ntago ari umuntu turi buhuru uyu munsi ngo twamadukundana ari wa muntu muhuye uyu munsi mugahita mukundana papa bese nibwo nibyo bintu bizamo kubera ko ntago mwari mukundana muhujwe na kakanu gatoya bivuze ngo Valentine narangira urukundo rwanyu rurarangira ariko ubu ngubu hari n'abari gupanga ati nizere ko mukanya hari bushye ariko ku muntu mukundana usanga mukundana ni nkuko n'undi mwobikorana mbere yaho na Valentine itaragera ako kantu nako nashaka ko tuza gusorezaho na cyane ko iminota yatugendanye hello ako kantu tukikizemo tunasoza mubona iki kintu twita Valentine hatarimo gusa n'aho abantu baki exaggerating akamo exaggerations bishobora kuba harimo n'abashorwa mu bindi batagakwiye kuba bashorwamo kubera ko habayemo ku kuntu ko kugikabiriza cyane hari n'abakundana igihe bakavuga ati wenda niba barakundanye mu umwaka ushize Valentine yararenze uyu munsi akaba ariyo Valentine ya mbere bagiye kwizihiza ubu ngubu umuhungu ari kubwira umukobwa ati ewa nizere ko uyu munsi uri bume ubu nibyo barimo yego nyine nta n'ikindi kandi ugasanga yishyuye muri ibyo bintu akishora muri ibyo bintu mu buryo butageze niho usanga bamwe bakwinda zitateganyije abandi bahakuye ibirwara batateganyije cyangwa se ugasanga n'abandi urukundo ruhise runarangirana n'uwo munsi nibyo nyine nanjye nakubwiye ngo ari nukuba kuko gwe abantu twumva ibintu bitandukanye sibyo niko kundana baba bafata ibintu bakabishira ku yindi level bakabyumva ukuntu ni ngo bashaka kuvuga ngo nyine utuntu twose ikintu cyose ngo too much is always bad ikintu cyose wagize too much kiba kibi ni Valentine umunsi w'abakundanye sibyo that's it uri buze ukarangira uri buze ukarangira akanya gato nta bindi bintu byinshi bagiye bashiraho detail you have fun mutanga ubwo rurabo mugire gute ariko nyine nkuko Alina bivuze hari abantu babikabya sibyo ugasanga umuntu ntimwari mumaze n'imyaka myinshi mudakundana
uyu munsi ugahita ubyutsa na wa muntu uzi ko yaguteretse ukanamwanga ugahita umwemerera gusa kugira ngo wa munsi ube birangire urumva nkaho ngaho rero wowe wabishize ku yindi level bitariho niyo mpamvu uzasanga abantu bamwe banagwa no mu makosa batazi cyangwa se bakava mu makosa atandukanye bitewe n'ibintu bakoze bakabikora mu buryo nimba navuga bukabije birenze uko ibintu byari bimeze naho ubundi njyewe uko mbyumva nk'uko babivuze n'undi dusoza Saint Valentin umunsi w'abakundanye kandi njye nemera ko atari abantu baba bakundanye ako kanya ntabwo basanzwe bakundana ahubwo ni umunsi wabo kugira ngo noneho rwa rukundo rugurumane nk'uko Aline yabidusomeye so mwishime mu having fun mwimba ariyo gift uyimugire gute hasigaye ubuzima bukomeze n'ubundi neje muzakomeza mukundane no mu kwa kane ho bikinduka mu rundi rurabo mu kwa gatatu n'umunsi w'abagore wo mu rundi rurabo mu kwa karindwi n'iki uka mu rundi rurabo ubwo ni ubuzima busanzwe iyo bimeze gutyo rero nemera neza ko njye nta mistake abantu bagwamo ngo kwera Saint Valentin ahubwo impamvu abantu mu makosa nuko bagira ukundi kuntu babishiraho birenze ni nka bakundi twabihuzana kuno mwaka uburangiye ari nk'abantu bishizemo ko uyu mwaka urangiye ari umunsi wo gucelebra ugakora ibintu byinshi yes ugasanga ari abantu mu buzima rubayo ariko kubera ngo ari bonane umwaka urangiye umuntu aragenda ajya kunywa imba anywa byeri z'ibihumbi magana ngahe anywa ijoro ryose ngo kubera ko iki ngo arara agenda mu muhanda iki ahure n'ibindi bibazo bitandukanye ngo kubera ko ngo umwaka kurarangira umwaka urarangiye yes ariko ntabwo umwaka urangiranye nawe ubuzima burakomeza sibyo umwaka uzurangira gutya tukama dutangira na minervare nkatwe dukodesha kwishura inzu ibiki ubuzima bugakomeza yes bivuze ngo ntabwo umuntu agakwiye gukora ikintu ngo kubera ngo izina runaka tugiye tugendera ku mazina twagakora ama mistake menshi sibyo na ama mistake menshi pe twagakoze bitewe n'ibi bintu bagenda bashira ngo bizakonje umunsi wo kwibohora no kwibohora ngakabza kubera ko ngo umunsi wo kwibohora yes ngumva ko ngomba kwibohora nta uri bugira kinambwira umunsi wo gusoza umwaka ngomba kunywa izo ntanywe umwaka wose kugira ngo nishimire ko umwaka urangiye Saint Valentin ngomba gukora ibyo ntakoraga kubera ko ari umunsi w'abakundana tuno tuntu twinshi tugenda tubuzamo nyine umunsi wa anniversaire ngumva ko umunsi wa anniversaire ngomba gucelebratingira biri too much rimwe ngasanga nguye mu maliske ntatekerezaga so rero ibintu byose bibaye too much is always bad ibintu byose bibaye too much babi kandi ikintu cyose gikozwe mu buryo butari ubwacu gihinduka kibi jambo rimwe dusoza nuko nguko kabisa Denise arabivuze ugenera abantu bose aba nagenera abakundana cyane cyane abashakanye mbifurije umunsi mwiza wa Saint Valentin abatarashakana twebwe batubwiye byizitonde nahereye kubashakanye Melas mbifurije umunsi mwiza ibihe byiza hani happy Valentine's Day Papa Bessi murakoze cyane n'abandi mwese tubifurije umunsi mwiza w'abakundanye mugira ibihe byiza uyu munsi cy'umukunzi wawe wakunda urakizi ukimugezeho namwe mukiri mu gufiansana muri za copinage mutanga izo mpano namwe mwakira impano ariko kandi mwirinde cyane mwirinde mutagwa mu moshya dore satani arahangara asamye gutya arategereje gato gusa ngo abone uko abasingira rero mwirinde kugwa mu byaha no mu bishuko bya hato na hato nawe udafite umukunzi wihangane n'abandi ntabo bari bafite nawe uzamubona ariko kandi nunamubona ntibizatume ujya mu byo utagakoze ngo nuko nawe ngo Saint Valentin isanze ufite umukunzi murakoze cyane turabashimiye turabakunda wogeze hano bwa mbere twitwa Aline uriya ni Faustin n'umutware wanjye witwa Denise afite channel Ikolema TV mujye mukande subscribe natwe hano hageze bwa mbere ukande subscribe mukomeze mudukunde amen Asgo mwonyatse kiganiro njye wagiye bastinze njye murakoze natwe turibohoye ngaho navuga ku icupa ry'abantu banywa inzoga cyane cyane zino nzoga ku icupa ni ku icupa abanditseho icupa ry'abantu banywa inzoga abanditseho ngo drink responsibly abantu rero namwe mufite kwenjoyinga kuri uyu munsi enjoy responsibly I know nyuma y'uyu munsi ubuzima bari bukomeze cyane ni n'amasaha make cyane bishobora no kuba mu minota 30 mugataha twe twari impamo 250 muri family blend turabakunda cyane Imana ibarinde ibiganiro byacu nakagaruka bye bye